Muraho neza nshuti zacu, nshuti za Itabaza Family TV Show, tubahaye ikaze mu biganiro muri uyu mwanya tugiye kuzamo, turabakiriye ngo muze mwigire kandi buri wese ahari, abo bwije, abo bukeye, tubahaye mwiriwe, tubahaye mwaramutse, ndetse n'abafite ibibazo bitandukanye, abarwaye, abarwaje, abapfushije, bose tubahaye pole, ngo bihangane muri iyi si niko bimera, turabihanganishije mwese bitewe n'uko n'ikibazo umuntu afite, tubahaye pole rwose, muri iyi si niko bigenda, bamwe barababara none ejo abandi bakishima, ibihe biza bigenda bisimburana, abababaye none si bo bazababara ejo, mwihangane mu kibazo buri wese yahuye naco, twongera kubashimira rwose kuko mukomeje kudushigikira, mudusapotinga muri subscribe, share na comment, ndetse no kutubwira kuko turi gukora ibiganiro neza, turabashimiye rwose, turabashimiye kuko mwatugaragarije urukundo rwa kivandimwe, mutugaragariza urukundo, rwose turabashimiye, kandi dukomeza kubashishikariza gukomeza kubireba n'ubundi, ndetse no gukomeza gukora subscribe, abatarabikora bashasha, bakomeze babikore kuko ni byiza, gushigikirana ni byiza, ni umuco mwiza, kandi nta kintu bisaba, ni ugukanda gusa kuri subscribe, uhawe ureba ibiganiro kujya uza uhitira ku kiganiro ukumva uragikunze ukeneye kukireba, ukaba unakandaho ukadushigikira, turi kumwe n'umuvandimwe hano Dajuri, ndagira ngo maze kumumenyera kuri Family TV Show, muri Itabaza Family TV Show mumaze kumumenyera, turakwakiriye. Rero mubiza neza. Ndagira ngo abantu bamaze kumenyera, nta kwivuga kwinshi kuhari, ni wa wundi inshuti yanyu, burya mukunda, musubire murebe kuri Dajuri TV, mumushigikire kandi murebe ibiganiro byiwe, agira ibiganiro byiza, agira utuntu twiza umuntu aza akenera ngo akomeze arebe, mugende murebeho mumushigikire, kuko muza mudushigikira. Hanyuma Dajuri, tugiye kuganira uyu mwanya, mu biganiro turakwegereje ngo wegere nawe mu biganiro, hanyuma uyu munsi natekereje kuganira ku kiganiro kijanye n'ikanisa, n'ukuntu muri Kenya wasangaga abantu bose ku cyumweru ari itegeko ari ukuja gusenga, kumva abantu bose bafite inyota yo kuja gusenga, kumva abantu bose, mbese n'umuntu wasivye mukamwibazaho, kandi twari dufite insengero, bamwe barategaga imodoka bakagenda kure bitewe n'aho umuntu yiyumvagamo, ariko twashitse ino dusanga bitandukanye n'uko muri Afurika twasengaga, n'ukuntu abantu bumvaga gusenga, kandi ino ariho twakagombye gusenga cyane. Wowe uza ubibona gute? Murakoze kumbaza icyo kibazo, biragoye gusobanura, ariko kandi umuntu asobanura uko abyiyumvamo, wenda cyangwa bitewe n'ibyo akora, ariko jewe ko natekereje ku giti cyanjye, ku bitekerezo byanje, wenda natekereje ko ari ukuba byiza cyane, wenda bitewe n'akazi, ugasanga akazi wenda abuze ukuntu aje gusenga, kandi wenda atari ukuba ko yanze gusenga, ugasanga ntabikora kwa kundi yari asanzwe abikora muri Kenya,
wenda arizo mbogamizi zituma atitabira amateraniro ngo aje gusenga. Ikindi cyongeyeho akaba wenda utuye kure, utuye kure wenda y'ikanisa ry'itorero nyine aho usengera, cyangwa aho ubasha gusengera, ariko bitewe wenda n'uko kuba kure bigatuma udasenga kwa kundi wari usanzwe usenga muri Kenya cyangwa n'ahandi hose wenda tuvuge muri Afurika umuntu wese yagiye aturuka, bikaba imbogamizi yo kudasenga cyane nk'uko wari usanzwe usenga. Urabona nk'iriya wenda muri Kenya wenda tuvuge niyo twaturutse, ugasanga wenda uturanye insengero ziri aho, ushaka gusenga ukagenda, ariko rero hano hari igihe usanga wenda utuye ahantu kure kure, udashobora kubona uburyo bwo kuja no gutega, ukaba wenda wobona n'ayo mafaranga, ariko ukabona wenda n'aho wotegera wenda nta bisi zikora uwo munsi, cyangwa nta toge ni wenda ni gari ya moshi ku batabyumva, bigatuma udasenga kwa kundi wari usanzwe usenga. Hakaba n'abandi nabo bakaba barashitse nyine kumva yegeze ahagera adashobora kuja gusenga, kumva ntacyo bimubwiye. Urumva twose umuntu wese yagenda asobanura uko abona, nyine ni byinshi. Murakoze cyane. Njyewe uko mbibona, hari abegereye batagamije gusenga kandi batazi kandi batakora ku cyumweru, ariko akamubwira umuti akagira ibintu byiza, nyine akumva ntawe kuja gusenga, ukabona nyine ntaco bimubwiye kandi ntabona ko hari ikintu yahombye. Ese nk'uwo muntu umeze gutyo muri iki gihugu tuzibona ko arico dukeneyemo amasengesho cyane, dukeneye kuja gusenga ntabwo ari umuhango wo kuzuza icyumweru. Hari ibintu bikemuka kubera kuko wagiye mu materaniro, hari ibintu uzikora kubera kuko wagiye mu materaniro, ariko ugasanga abantu rimwe na rimwe, kandi atari uko avuga ngo ni uko ibibazo zashize, hano ibibazo ntibizashize, ahubwo dufite byinshi birenze ibyo twari dufite. Wewe ntubona kuko bamwe bazaba babigirira gusa babishaka? Ni kwa kundi nagiye kukubwira nagusobanuriye, akenshi nyine wenda hari abafite izo mbogamizi, hari n'abandi bagera hano akumva nyine adashaka kuja gusenga, kandi wenda ntibuke, ahubwo njyewe nasanze muri kino gihugu niho uhaguruka ugasenga cyane, ndetse ukarushiriza ko wari usanzwe usenga, kubera ko gusenga wenda nyine bitoroshe, wenda uko novuga wenda ngo guterana, wenda guteranira mu ikanisa, ariko kandi nasanze ikintu cya mbere hano ni no gusenga. Ariko kandi nabo babaye badasenze uko nyine ariko baba bahisemo, ni amahitamo yabo nta kundi, ariko kubabona ubabona kandi begereye amakanisa, ariko kandi wenda adashaka kuja gusenga. Barahari nyine, ntitwovuga ngo ni bose, ni abantu bose. Hari abafite utuzi bifuza kuja gusenga, ariko hari abari kure badafite uburyo bwo kuja gusenga, ariko gusenga ni ingenzi. Umunsi w'amateraniro ni mwiza, guhura kw'abera mu kuza kugira umumaro cyane, kandi ino birakenewe cyane kuko abantu bahura bagasenga umunsi wo ku cyumweru, bakongera bakawugira uw'ingenzi cyane, kubera ko ino cyane cyane niyo umuntu ari wenyine mu ntara cyangwa se muri komini bamushizemo, iyo arisanze wenyine, hari igihe ugira siterese z'uko udahura n'abandi, utavugana n'abandi, ukumva ururimi ukabona rwawe usengera ko ukagira akazi uje siterese gusenga, bikakuremerera mu mutwe.
ariko iyo ugiye gusengana n'abantu nubwo bataba ari ab'iwanyu ariko ugasenga mu rurimi rwawe ukumva uri kumwe n'abandi bantu musenga, hari ibintu bimwe bigenda bikuvaho nyine bitewe n'uko wasenze, usenganye n'abandi, no guhura n'abandi bisanzwe utanasenze cyane ni wa munsi byiza. kubona abandi bantu gusa kubera ahantu utuye bigatuma hari ibindi bitekerezo biza mu mutwe wawe, kuko iyo uri ahantu utamenyereye bitewe n'ahantu uko wakuze, rimwe na rimwe ibitekerezo birapfa cyane. uragenda mu mutwe hagapfa ukaza ubura ikintu utekereza kandi bihari kubera stress zo kwisanga wenyine, kubera kwiganyira kandi no gusenga tusenga bene uko tuzi n'ayo mu nzu mu wawe aza kunanira kubera kuko nyine ufite ibintu byinshi byagiye bihuma mu mutwe wawe bigatuma ugira stress. Iyo ufite stress ntugusenga ku rwanje ruhande, iyo mfite stress sinza mbasha gusenga, simba nishimye, yani hari ikintu mbura kandi umuntu biza bisaba ngo usenge umeze neza. Abantu nk'abo badasenga kandi batabuze uburyo bwo gusenga, cyangwa se n'abantu badafite nka bisi ku cyumweru ariko ku wa gatandatu iboneka, wabavuga biragoye kugira nyine umuntu, kubera ko ntuzi icyo atekereza ku muntu, ariko kandi nk'abantu wenda ubona ko ugomba kujya gusenga hariho bisi nko ku wa gatandatu, hari uburyo wagenda wenda ukavuga ati reka ngende ku wa gatandatu, kubera ko wenda aho usengera ntiwabura wenda nk'inshuti bahaturiye, ukavuga ati reka ngende ku wa gatandatu, ngende nzoterane n'abera, ukarara mu nshuti zawe ugasenga, cyangwa ugafata n'ahandi hantu wacumbitse bitewe n'ukuntu wabipanze. Ariko kandi wumva bigoye, nta kundi twakubwira, wumva bigoye nyine watera isengesho ugasenga ntureke ngo wibagirwe ngo uvuge ngo nuko byararangiye, ugasenga. Abo bandi nabo bataba bashaka guteranira kandi begereye itorero, ni ukuri mwibuke aho Imana yabakuye, mwibuke imirimo y'Imana, ni ukuri wavuga Imana yavuga kwira bugaca, ariko uzi utekereza n'umwuka wenyine, ibaze umwuka duhumeka uhagaze ntabwo, kandi utekereza ubona aho Imana yagukuye, urebe uko umeze, uvuge ati reka nsenge, ureke kwibagirwa ngo wamuvuga ngo narashitse, warashitse mwibuke muse bazakubwira ngo yike stress kubera ko bazi kuko hari stress nyinshi, ahubwo wegera Imana, kuko iyo wasenze ufite n'ibibazo cyangwa ukaja guteranira n'abera, uza wumva uguwe neza, ukumva umeze neza, ukanezerwa, ukumva ariko nk'abandi bazamumagira ngo yabaribagiwe, ni ukuri ntabwo ari byiza. Mwikubita agashyi, mwongererwe imbaraga, mukunde guterana. Urumva wenda nk'abari kure badafite ukundi buryo ntacyo twababwira, ariko n'uwegereye itorero kandi akama yanga ngo yasinja guterana, ni ukuri mwisubizemo imbaraga. Kuja guterana ni byiza, kuja guhura n'abandi, byibuze nubwo utoshobora gutera urusengesho ngo usenge uri kumwe n'abandi, uza ureba undi muntu yanezerewe bikagufasha, aho wabona undi muntu yishimye wari wihebye ugafashwa, wabona undi muntu ararize yanezerewe bikagufasha, bigatuma za ntekerezo zawe zigaruka, bigatuma n'umutima wawe wari kure ugaruka. Ikindi hano ntekereza ko hari ibibazo byinshi byo gusengera, kubera kuko hano hari amategeko amwe n'amwe atarabaga iwacu, bitugora nkatwe uko twakuze, uko twisanze nyine, uko twari tumeze iwacu, ugasanga rimwe na rimwe nyine bigaragaza ubupagani. Urabona atariho dukeneye gusenga cyane, kurushaho gusenga cyane, kubera kuko
hano ntuzoreka kukubahiriza itegeko. Biragoye ariko kandi nyine tutazibagirwa gusenga, itegeko uraryubahiriza ariko kandi ugasenga. Kuko gusenga ari ingirakamaro, wibagiwe ukavuga ngo ndagira gutya ngire gutya, nurangiza wibagirwa no gusenga, ubahiriza itegeko numara unasenga. Usenga Imana Cyane. itworohereze. Amategeko nayo ari igihe azaremera cyane akagira imbaraga, ariko itworohereze. Hanyuma abantu bameze gutyo naje nabavugaho nk'abantu bataje gusenga sitike babuze, atahakora sitike yabuze, sitike yabuze, hari abafite amamodoka yabo, hari abatega toge, hari abategana indege. Umuntu uko yumva kuja gusenga, umwanya biha n'agaciro abiha, zatuma atega ikintu yumva camworohera kuja gusenga. Hanyuma n'abafite abana nabo baza bazana abana bahure n'abandi bana, basenge abana bakure bazi Imana. bageze irungu. Iyo umubwira umwana kera muri Kenya cyangwa se n'ahandi wakazubwira umwana kuja gusenga, ukabona nyine we uramukuruye, ntarunga afite ntaki. Ariko ubu nyine umwana ari mu kugeza kuwa gatandatu akamukubaza ngo ese ngo ejo ntituvuze, akamenya ko none ari ku cyumweru, akama yishima ngo ejo bagiye gusenga ahure n'abandi. uretse wenda no kuvuga ngo ni n'irungu, ni no gutoza abana agakiza, bagakura bubaha Imana, bamenya Imana. Ubundi umwana mutoya iyo yatangiye muto, ndetse n'ubishoboye unamutwite, ugomba gutangira kumusengera akiri mu nda. Noneho yanatangira ugatangira umwigisha, umwana agakura neza. Ariko wa mwana wabaye umugabo, wabaye umusore, tubabwira ngo watangira hajya umwana utaratangiriye hasi. So ni byiza ko abana bacu batoya tubakundisha kuja gusenga, tukabigisha Imana. Uzi ko iwacu twamenye gusenga tukiri bato, bakubwira kuja gusenga kandi twagiraga amahame. Sinzi nimba n'iwanyu byarabaye, ukumva kuja mu ikanisa ni ngombwa kuja mu sadaka, kumva ese ko ubu nyine zagenze muri iki gihe amafaranga arahari, ariko wigisha umwana kandi ari za ngombwa, ukamwigisha ukamuha sadaka, ukamwigisha guturira Imana. Abenshi none ntibazi sadaka nuko zitangwa, bazitanga ari abagabo bonyine bahisemo. Ariko ni byiza gutoza abana kuja gusenga. Nimba we warasenze ukumva birahagije, ufite amasengesho ahagije, toza abana wazanye, ureke kuba yaryamana mu nzu ku cyumweru ngo baze abana bazamara ukwezi, amezi 2 bataja gusenga. Kunanira kwabo bizoroha, kubera kuko ntacyo uzobwira abana. Ariko umwana ujana mu materaniro, nubwo wenda ushobora kuvuga ngo nta gaciro k'ikanisa, ariko azagenda abikurane mu mutwe, abikurane, kuko natwe twabyisanzemo. Ndakeka ko nta munsi papa yigeze atwicaza cyangwa se undi mubyeyi ngo akubwire agaciro ko gusenga. Yarabitubwiye, ariko natwe hari ibyo twakuze tuzi kubera kuko tuja muri Sunday school, ugakura ukunda kuja gusenga, utura sadaka, amaturo, ukumva ntiwoja mu kanisa nta turo. Sunday school y'abana, ahubwo twebwe nk'iwacu wasangaga amateraniro y'abantu bakuru n'intara y'abantu bakuru, ariko ukumva Sunday school utayibura. Ni byiza kujana abana mu kanisa kugira ngo batoze bumve, baje muri Sunday school, babatoze, bakure bazi ijambo ry'Imana, bakure bafite indangagaciro z'abana b'abakirisitu. Mu nzu ni byiza wosindisha abana kandi ukanababwiriza, ariko
bagahura n'abandi bagahuza ibitekerezo abandi bafite bigahura bakaganira ku kintu runaka bagahuza bose buri wese akazaza n'ibyo azi cyane. birafasha ku bana abantu mwicaye mwebwe mushobora kubaho muri bihagije ariko ku bana ntibihagije cyane. bakeneye gutozwa ijambo ry'Imana bakeneye guhura nk'abana bakishima nabyo ni byiza ni ingenzi. uwo munsi umwe bagahura abana bakishima bikagenda neza. Ubu abantu n'abana basigaye bagira stress none si irungu se abana ukamusanga basigaye binuba mu nzu waza ubabwira ngo turahura n'abandi cyangwa kubabwira ngo turavuga inshuti kera abana bangaga ariko ubu nyine ariko ubu basigaye ni irungu kubera guhura gukunda kubona abandi bantu bo muri Afurika usigaye babwira ngo tuje mu ikanisa y'abazungu bwamakibi kibazo so nibyo twari twatekereje kuvugaho dukomeza kubashishikariza gukora subscribe nukuri mudushyigikire pe mudushigikire namwe muba iyo umuntu ashigikira undi aba yishyigikira ejo n'ejo bundi nawe ni wowe ejo n'ejo bundi ni ugufatanya ni ubufatanye twese dushigikiranye urakoze cyane kuba yego namwe mutere komantere mutubwire kuri ibi ngibi abantu babitekerezaho mwatubwira uko mubyumva hanyuma n'abatasenga ni ukubikora bakagira ngo ni ukubibutsa se no gusaba kuko ni uburenganzira bw'umuntu ukoreshamo niko bizagenda ariko nk'abantu bakuze bazi Imana bazi agaciro ko gusenga bazi agaciro ko kuja mu materaniro ni ukuri turabibutsa kugira ngo mubihe agaciro mwongere mubijemo kuko gusenga ni ibya buri munsi kandi murakoze cyane.